Yesu ashimwe cyane bene data, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mbifuriza umugoroba mwiza, mbifuriza umunsi mwiza. Turashimira Imana nyir'ijuru n'isi ikomeje kubana natwe, ikomeje kuturinda, ikomeje kumva gusenga kwacu. Uyu ni umunsi wa kabiri w'amasengesho. Umunsi w'ejo twarimo twinginga Imana mu byiciro bine by'amasengesho turimo dusenga, dusengera abarwayi kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro ku barwayi ba kanseri. Ni uburwayi abantu badashobora gupfa kubona icyo bakoraho, ariko Imana yo hari icyo yakora. Ibyo abantu badashoboye, Imana dusenga irabishoboye, izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Kandi twarimo dusenga Imana tugira ngo yiheshe icyubahiro mu itorero. Abantu benshi basubiye inyuma, basubira mu byo baretse, basubira mu byo bavuyemo, barongera bigaragura muri ya sayo y'ibyaha. Twarimo twinginga Imana kugira ngo igarure intama zayo zazimiye. Kandi dukomeje kwinginga Imana kubw'igihugu, kugira ngo Imana idukirize igihugu, iturinde icyorezo. Hakozwe byinshi, harimo gukorwa byinshi, hazakorwa n'ibindi byinshi, ariko ntihakwiye kuburamo n'amasengesho y'abera yo gusaba Imana kugira ngo Imana ikize igihugu, biri mu masezerano. Kandi twakomeje kwinginga Imana kubw'abantu bamwe na bamwe, ibyifuzo byabo twakiriye. Dufite imiryango 6 turimo gusengera muri iyi minsi 40 kugira ngo nibura iyo miryango isame. Turashaka ko Imana yihesha icyubahiro. Yihesheje icyubahiro kuri Hana, ikihesha icyubahiro kuri Sara, ikihesha icyubahiro kuri Rebeka, ikiheshereza icyubahiro kuri Zekariya na madamu we Elizabeth bageze mu zabukuru. Yakwihesha icyubahiro imyaka ishize iyo ari yo yose, nawe ukabona urubyaro, ukabona abagukomokaho, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Uyu munsi rero turakomeje gusenga. Mu ruhande rw'itorero turakomeza kwinginga Imana kugira ngo Imana ikingure insengero bigaragara ko zujuje ibisabwa. Izo nsengero nazo zihabwa uburenganzira, ko byaragaragaye ko abantu bashobora kwirinda kovide bari ku rusengero. Birashoboka cyane kwirinda kovide abantu bari ku rusengero, birashoboka rwose, birashoboka ndetse cyane. Hanyuma twakomeje rero kwinginga Imana kugira ngo nibura insengero zujuje ibisabwa nazo zikingurwe, kuko byose Imana yabikora. Imana irabishoboye. Turinginga Imana rero kugira ngo Imana igire ikintu dukorera ku bijyanye n'insengero zikingurwe. Dukomeje kwinginga Imana ku bw'igihugu kugira ngo Imana ikirinde inzara, Imana iturinde icyorezo, kandi Imana iturinde inzara. Turinginga Imana kugira ngo iturindire igihugu inzara. Kora imvura igwa ikagwa ibice bimwe na bimwe, ikagwa impande zimwe na bimwe, naho igwa ikagwa nabi, ukabona ko bishobora kugira ingaruka ku banyagihugu. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Turinginga Imana kandi kubw'abarwayi kugira ngo Imana ikize kanseri, ariko ntiyibagirwe n'abarwayi barwaye indwara zo mu nda, cyane cyane abarwaye umwijima, hepatite. Hari indwara usanga bigeze aho bitoroheye abaganga kuzivura. Izo ndwara Imana yazikiza. Hari ikintu Imana yakora abarwayi bagakira. Kandi wagira kwizera ugafatanya natwe muri ibihe byo gusenga, hari ikintu Imana yagukorera. Imana nyamara yagukiza ugize kwizera, Imana yagukiza. Wikumva ko byarangiye, aho wumva kwakira amahirwe yo kongera kubona Imana. Imana ishimwe cyane. Mu ruhande kandi rw'abantu ku giti cyabo hari amadeni menshi. Abantu benshi bafite amadeni, kwishyura byarananiranye, amabanki ari guteza cyamunara, hari inyatsi nyinshi. Turi gusenga kugira ngo Imana irengere abantu bayo ku kintu kijyanye n'amadeni. Itanga uburyo, itanga imikorere, itera abantu umwete, itanga umugisha. Abantu benshi babona bigenze neza bakagira ngo nuko ari uko bazi ubwenge cyane kurusha abandi, ariko ni umugisha Imana iba yabahaye. Turi kwinginga Imana isumba byose iri mu ijuru ngo nawe Imana iguhe umugisha, iguhaye akazi wakwishyura. Abantu barimo barinda gutandukana n'inshuti zabo kubera babagiriye icyizere barabaguriza, ariko ubu ngubu kubishyura byarananiranye. Imana idutabare twishyure amadeni. Bakozi b'Imana, bantu b'Imana, mureke dufatanye dusenge Imana igira icyo ikora. Turi gusenga rero mu buryo bune: abarwayi, itorero, igihugu n'abantu ku giti cyabo. Ibyifuzo twari dufite ejo turimo turongeraho ibindi kugira ngo Imana nyir'ijuru n'isi itwumve. Niyo mpamvu ngira ngo rero dufatanye, wowe ufunguye iyi video ukaba uri kuyibona, dufatanye wizere dusenge. Kandi wowe urahagije. Haramutse habonetse n'abandi ni byiza, ariko wowe ufashe icyemezo cyo gufatanya natwe, umva ko umusanzu wawe ari mwinshi cyane,
kuko Imana irashaka ko usenga. Nusenga umenye ngo urabushohoje ubushake bw'Imana. Nufasha abandi bantu gusenga nabwo urabushohoje ubushake bw'Imana. Nutera abandi bantu umwete wo gusenga ushoje ubushake bw'Imana. Ubundi kugutera umwete wo gusenga, nawe tera abandi umwete wo gusenga urabushoje ubushake bw'Imana. Nibasenga barabakoze. Imana yumva amasengesho. Nasomye Zaburi y'102 umurongo wa 18. Irambwira ngo Uwiteka yitaye ku gusenga kw'aba adafite shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Amagambo yihorere, usenge. Ushaka Uwiteka winginga Imana. Impaka zivemo, senga. Kwirwanaho wirwanira uca hirya uca hino byikugora, ahubwo hamagara Imana nyir'ijuru n'isi. Reka mbabwire, Imana yumva amasengesho. Amagambo aravugwa ari menshi, ariko burya Imana mu magambo yumva amasengesho. Nakugira inama rero yo gusenga. Aho kuvuga menshi, senga menshi. Vuga make, usenge menshi. Nuvuga ukabona ntibyumvikanye, hindura uburyo noneho usenge menshi. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Yitaye ku gusenga kw'abadafite shinge na rugero, idasuzuguye gusenga kwabo. Zaburi y'102 umurongo wa 18. Yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Uwiteka nahimbazwe ko yitaye ku gusenga. Nagira ngo rero muri uyu mwanya twongere twinginge Imana ibane natwe. Iminota tugiye kumarana ibe iminota y'umugisha. Hanyuma nimara gusenga turaririmba indirimbo ya 35 mu gakiza ivuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko yancunguye. Imana ishimwe ko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo rero dusenge Imana, turirimba iyo ndirimbo, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Urera Mana kandi urakiranuka. Uyu mwanya turi imbere yawe, n'ejo twari imbere yawe, kandi n'ejo tuzaba turi imbere yawe. Tukwinginga kubw'itorero, kubw'igihugu, kubw'abarwayi no kubw'abantu bawe ibyifuzo bafite bitandukanye. Tuzaba tuganira ijambo ryawe, kandi nk'uko twariganiraga ejo, n'ubu tugiye kuriganira. Ubane natwe. Tugiye guhimbaza izina ryawe, utwumve. Umuntu wese wizera ijambo ryawe agafata uyu mwanya wo kuba imbere y'amaso umugisha, usubize ibyifuzo bye, kandi umuramburire ukuboko kwawe kwiza kw'iburyo, umubere umutabazi. Kiza ubugingo bwe, agire ubugingo buzima, yongera akomere, yongera asubizwemo imbaraga, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Ndasabira umugisha umuntu wese ugiye gufatanya natwe muri ibi byo gusenga, kubera yuko ugiye gutanga umusanzu ukomeye cyane ku bwami bw'Imana, kandi umukozi wese akwiriye ibihembo. Reka rero duhimbaze Imana n'indirimbo ya 35 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye. Imana ishimwe cyane, kandi yarambabariye yangira imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima we. Ndanezerewe cyane kuko yacunguye. Imana ishimwe cyane, kandi yarambabariye yangira imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima we. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane, kandi yarambabariye yangira imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima we. Ndanezerewe cyane kuko yancunguye. Imana ishimwe cyane, ibyiza yakoze mbifitemo umufasha. Imana ishimwe cyane, niwumfasha mu bintu byose bikomeye. Imana ishimwe cyane, imibabaro yanjye yose nikwa yeze, ahindura iyo mibabaro ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane, imibabaro yanjye yose nikwa yeze, ahindura iyo mibabaro ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho.
Imana ishimwe cyane. Imibabaro yawe yose niko ayizi, ahindura iyo mibabaro ngo akunezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Ku Mana mu ijuru mfiteyo umugabane. Imana ishimwe cyane. Mu mwanya muto tuzabona umunezero. Imana ishimwe cyane. Mu ijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo. Tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Mu ijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo. Tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Ndashaka kugira ngo uvuge ngo amen. Niba wumvise uvuge ngo amen. Imana ishimwe ko yumva amasengesho. Ndagira ngo twihute dusome ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cya mbere. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya mbere. Turahera munsi ku murongo wa 11 turageza ku murongo wa 17. Aranditse ngo maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikanga agira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe, kuko azaba mukuru imbere y'umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzuzwa umwuka wera ahereye akiva mu nda ya nyina. Benshi mu Bisirayeli azabahindurira ku mwami Imana yabo. Azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya, asanganye imitima ya ba se n'iy'abana. N'abatumvira Imana azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi, ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Imana yacu tugire neza cyane. Iri jambo umunsi w'ejo twaritangiriyeho, cyane ko turi mu cyumweru cyo kwitegura Noheli, cyangwa se kwitegura kwibuka ko Yesu yaje mu isi. Inzira Yesu yanyuzemo yabaye inzira y'umubiri. Yaje mu buryo bw'umubiri kugira ngo acungure umwana w'umuntu. Ategurirwa na Yohana umubatiza. Zakariya rero ni se wa Yohana umubatiza. Hanyuma nyina wa Yohana umubatiza akaba Elizabeti. Aba bantu Bibiliya yaratubwiye ejo ngo bari abakiranutsi imbere y'Imana, ariko bahura n'ikigeragezo cyo kutabyara. Ikintu kinejeje muri iki gice tugezemo ni uko Zakariya ari mu kazi, muri wa murimo twabonye, ngo marayika w'Uwiteka yarahamusanze, ngo arabanza aranikanga, ariko aramubwira ati witinya, gusenga kwawe kwarumviswe. Ikintu cya mbere kiri muri iri jambo ni uko gusenga kwawe kumviswe. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Gusenga kwawe kwarumviswe. Burya gusenga kwawe kwarumviswe, amasengesho yawe yarumviswe. Burya ejo Imana yaratwumvise. Imana ishimwe cyane. Imana yaratwumvise. Amasengesho wasenze, ndagira ngo uhumurize nkubwire ngo Imana yaratwumvise. Muririmbyi amaze kutubwira ngo Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Zaburi yatubwiye ngo yitaye ku gusenga ko badafite shinge na rugero. Dusenge kuko nayo twasenze cyagiye yarayumvise, nayo dusenga uyu munsi iri buyumve, nayo tuzasenga ejo izayumva. Muri minsi 40 n'amasengesho tuzasenga, Imana izayumva. Imana ishimwe kumva amasengesho. Ikintu cya mbere kibitse hano muri iri jambo ni uko Imana yumva amasengesho. Marayika yabwiye Zakariya, iramubwira ngo gusenga kwawe burya kwarumviswe. Amubwira ikintu cya kabiri gikomeye, aramubwira ati burya rero kandi bwo gusenga kumviswe, ugiye kubyara. Nubwo ugeze mu zabukuru ugiye kubyara. Umudamu wa Elizabeti w'umukecuru agiye kukubyarira umwana, uzamwite Yohana. Izina ry'Uwiteka nirishimwe.
ngo kandi abantu benshi bazanezerwa gusubizwa. Reka nkubwire, nyamara Imana igiye kugusubiza, kandi abantu benshi bazanezererwa igisubizo cyawe. Ikintu cya kabiri ni uko Imana yumva amasengesho ariko kandi ikanasubiza. Icya kabiri, Imana isubiza amasengesho kandi abantu bagiye gusubizwa amasengesho, kandi Imana nisubiza amasengesho yawe, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Abantu benshi bazanezerwa gusubiza kw'Imana. Igisubizo cyawe kizanezeza abantu kuko bazagihembukiramo. Igisubizo cy'abantu bazakiriramo. Igisubizo cyawe abantu bazakinezererwa, abagukunda n'abatagukunda, abakwanga n'abakwitaho, abatakwitaho, abakuzi n'abatakuzi, nusubizwa bazanezezwa n'igisubizo Imana iguhaye. Imana ishimwe. N'umurozi ukuroga nusubizwa azarya ku bisubizo. Imana ishimwe ko igisubizo iyo kije abantu banezererwa kuza kwacyo. Haleluya, haleluya. Ese uriteguye kunezereranwa n'abagukunda n'abatagukunda, abakuzi n'abatakuzi? Igusubizwa kwawe, abakuvuze n'abagusengeye, uzi ko muzafatanya gushima. Imana nishimwe, izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Shimiye Imana ko yumva amasengesho kandi ko igisubizo cyayo kigiye kuza abantu bose bakakinezerwa. Isomo rya gatatu riri muri iki gitabo tumaze gusoma hano muri ubu butumwa bw'isoko bwanditswe na Luka, ijambo riratubwiye ngo azaba mukuru, ngo ntazanywa vino. Reka mbabwire, nta gisubizo kitagira amabwiriza n'amategeko. Imana yabwiye Zakariya na Elizabeti, irababwira ngo uyu mwana ntazanywa vino cyangwa ikindi gisindisha cyose. Buri gisubizo cyose kigira amabwiriza. Reka nkubwire, niba Imana igiye kuza ikagukiza uburwayi wari urwaye, harimo ibwiriza rivuga ngo uzashime. Nyaboneka, iryo ni ibwiriza ry'igisubizo cyawe. Zana ituro ry'ishimwe. Niba Imana ikubwiye ati ndi Uwiteka ndaje, mu minsi iri imbere tuzasengera abashomeri, ikaguha akazi, hari amabwiriza agenga igisubizo cyawe. Ituro ry'ishimwe hafi aho ngaho, icya cumi hafi aho ngaho, ayo ni amabwiriza agenga igisubizo cyawe. Aya mabwiriza kandi Zakariya na Elizabeti bayitayeho kubera yuko Yohana ni umwe mu bantu babayeho, abantu bo mu gihe cye bose babizi ko atanywa vino, ko atiyandurisha ibyo kurya bisanzwe. Kubera iki? Ababyeyi be barinze igisubizo. Imana ishimwe. Ibanga ryo kurinda igisubizo ni ugukurikiza amabwiriza y'isezerano Imana yagusezeranije. Abantu benshi kubera kutarinda igisubizo, kutita ku mabwiriza agenga igisubizo, batakaje ibisubizo byabo. Hari abantu batakaje akazi kubera kutarinda amabwiriza agenga igisubizo. Niba Imana ikubwiye ngo jya ukora gutya na gutya, umenye abakene, umenye imfubyi, umenye abapfakazi, umenye umurimo w'Imana, umenye ibintu runaka, kubera yuko washubijwe, ntubyiteho, uba utakaje uburinzi bw'igisubizo cyawe. Ndabingingira Uwiteka kugira ngo mwite ku burinzi bwo kurinda, kugira ngo mwite ku kurinda igisubizo, mushingiye ku Imana yavuganye namwe. Bantu turimo dusengera, babyeyi turimo twingingira kugira ngo mubone urubyaro. Nimuba mubonye urubyaro, mwite ku gisubizo, murinde igisubizo. Burya icyo Imana yaguhaye kirindishwa isengesho, mwene data, kirindishwa icyo yavuganye nawe. Ubwo reka mbabwire akantu, ubwo Isaka yafashaga Rebeka gusenga mu Itangiriro 25, nahanezerewe cyane, umurongo wa 21 n'ejo narahababwiye. Ubwo yamufashaga gusenga kugira ngo babone urubyaro, kandi bashubijwe nyuma y'imyaka 20. Iyo umaze yose ntigukange, Imana nyir'ijuru n'isi ifite ububasha bwo kugusubiza. Rebeka ngo yumvise abana bakinira mu nda, ngo ajya kubaza Uwiteka, aravuga ngo Uwiteka, ngo ko numva abana bakina, ngo ibi ni ibiki? Imana imuha amakuru. Igisubizo kirindishwa amabwiriza y'isezerano. Hano harimo kurinda igisubizo. Imana yacu itugirire neza cyane. Ngo benshi mu Bisiraheli bazabahindurira ku mwami Imana yabo. Burya iyo ushubijwe bihamagarira abantu kurushaho kwizera Uwiteka. Imana yacu itugirire neza cyane. Erega uyu nguyu niwe Eliya wari waravuzwe mu byanditswe byera, yari yaravuzwe muri Maraki. Muri Maraki hano neza iruhande rwa Matayo, muri Maraki ibice 3, Yohana yari yaravuzwe. Ubu ngubu ikintu kirimo cya kane ni uko Yesu yasobanuye neza Yohana uwo ari we. Imana yari yarabwiye Abisiraheli, irababwira iti nzaboherereza umuhanuzi Eliya uwo munsi utaragera. Ngo dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo ni we uzasanganya imitima y'abana n'iyabase, kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Izina ry'Uwiteka nirishimwe.
biragaragara yuko Imana ishobora byose iri mu ijuru yari izi ko mbere y'uko ibihe by'imperuka biza hazabanza umuhanuzi, kandi uwo muhanuzi akaza mu mbaraga n'ububasha bya Eliya, uriwe ni Yohana. Abisirayeli rero bajya kuyoba baravuga ngo se ko twumvise ko Mesiya najya kuza hazabanza kuza Eliya, none uyu ni we Eliya cyangwa Eliya yaraje? Yesu arabasubiza arababwira ati ndababwira ko Eliya yaje, ariko Eliya aje ntibamumenya, ngo barangije bamukorera ibyo bishakiye. Mu butumwa bw'isi uko bwanditswe na Matayo mu bice 11 ubwo bavugaga kuri Yohana umubatiza, Yesu yarababwiye ati nta muntu n'umwe uhwanye na Yohana umubatiza mu babyawe n'abagore bose. Imana yacu tugire neza cyane, kandi wibuke ko nyina yamubyaye ageze mu zabukuru atakijya no mu mihango y'abakobwa, bivuze ko koko ari umuntu udasanzwe. Ibice 11 hano ku murongo wa 13, nyuma y'uko Yesu ababwiye ngo uhereye mu gihe cya Yohana umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa, yarababwiye ngo kandi ngo kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuye kugeza igihe cya Yohana, kandi niba mushaka kubyemera niwe Eliya wahanuwe ko azaza. Ufite amatwi yumva niyumve. Aha yari arimo abasobanurira kugira ngo barusheho gusobanukirwa, ariko ntibabyumva. Bene data, ndashaka kukwinginga nciye muri iri jambo. Imana yasanze Zekariya iruhande rw'igicaniro cy'imibavu, iruhande rw'ahakorera umurimo w'Uwiteka. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Aho umurimo yawukoreraga ni naho Imana yamusanze. Ndakubwiza ukuri, ahantu urimo gukorera umurimo w'Imana niho Imana izagusanga. Umurimo urimo ukora ukorera Imana, Imana izawusangamo. Niba usura abarwayi, Imana izagusanga muri uwo murimo urimo ukora wo gusura abarwayi. Reka nkubwire, reka gushakira ku ruhande, wihagarika umurimo, Imana izagusanga muri uwo murimo. Niba uri umuririmbyi, wireka imirimo yawe, Imana izagusanga muri uwo murimo. Niba uri umubwirizabutumwa, nta rwitwazo ruhari, nta kigeragezo kiruta kumara ubuzima bwawe bwose ukorera Imana uri umukiranutsi utabyara. Ariko ntibyabujije Zekariya kujya kosa imibavu. Aho niho marayika w'Uwiteka yamusanze. Mfite ubwoba ko marayika w'Uwiteka azaza akaza iruhande rw'igicaniro cy'imibavu agasanga udahari. Mfite ubwoba. Niyo mpamvu ndi kuguhamagarira kuguma kuba ku gicaniro. Ubwa ya korasi ngo guma ku birindiro, ugume ku gicaniro. Imirindi y'umwami ndayumva mu mwuka. Guma ku birindiro, ugume ku gicaniro. Imirindi y'umwami ndayumva mu mwuka. Haleluya. Guma ku birindiro, ugume ku gicaniro, niho marayika w'Uwiteka azagusanga. Kurikirana neza amabwiriza y'igisubizo cyawe, kuko Imana yumvise gusenga kwawe. Buryo ubwo wasengaga Imana yarakumvise, ejo yarakumvise, ejo bundi yarakumvise, n'ejo izakumva. Niyo mpamvu dukomeza gusenga, kuko Imana yumva amasengesho se, turabuzwa n'iki gusenga. Ariko hari icyo kwitonderwa, guma ku gicaniro, kuko iyo yumvise amasengesho izaza kugusanga ku gicaniro. Mfite ubwoba ko azaza agasanga uyembayembye. Ndakwingingira kuguma ku gicaniro. Icya gatatu, ngira ngo dufate kandi dukomeze kurikiza amabwiriza y'igisubizo. Niba ubwiwe ko umwana atazanywa vino, atazanywa igisindisha icyo ari cyo cyose, rinda abana bawe isi yigushuka, wihinduka. Rinda igisubizo, rinda igisubizo. Wikwirara, rinda igisubizo nyabuneka. Mwene data, rinda igisubizo. Igisubizo cyagucika utarinze amabwiriza y'igisubizo. Igisubizo cyagucika, igisubizo cyagucika. Njye ndabikubwiza ukuri, kandi abikubwira mbwirijwe n'umwuka w'Imana ngo urinde igisubizo. Niba baravuze ko uzatanga amaturo, tanga amaturo. Niki kikubujije? Kora umurimo w'Imana. Urabuzwa n'iki? Korera Imana. Nshuti, rinda igisubizo cyawe. Hanyuma umenye ko nta jambo na rimwe Imana yavuze rihera. Yari yarabwiye Abisiraheli ko izohereza Eliya mbere y'uko uwo munsi ukomeye kandi uteye ubwoba ugera. Mbere y'iminsi y'imperuka ko Eliya azaza. Eliya yaraje, Abisiraheli ntibabimenya ngo bamugire uko bashaka. Yari Yohana umubatiza wateguraga umukiza, ari we Yesu Kristo. Ndagushimiye kumvise ijambo ry'Uwiteka. Ibintu by'ingenzi, Imana yumva gusenga. Aho kuvuga cyane, senga cyane. Icya kabiri, Imana isubiza amasengesho. Kandi icya gatatu, izagusanga mu murimo. Icya kane, rinda igisubizo ukinigishije ibyavuzwe n'Imana. Dusenga Imana. Muri iri jambo shomekamo ibyifuzo byawe. Imana yumva amasengesho
comekamo ibyifuzo byawe. Mana data, Mana yera, Mana ikiranuka, Mana yumva gusenga, muri uyu mwanya turakwinginze kugira ngo twumve. Mbere ya byose tubabarire kuko twayembayembye ukatubura, cya gicaniro cy'imibavu kikazima. Babarira umuntu wese wagize uruhare mu gutuma igicaniro cy'imibavu kizima. Ndakwinginze mugirira imbabazi Mana, kandi nk'uko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose tukaba tuzizeye, niko twiringiye ko ubwo tugarutse nawe utugaruye, kandi ubwo duhindutse nawe utwemeye. Ndakwinginze kugira ngo umuntu wese wumvise iri jambo umugirire neza, umugirire neza, umuhe kuguma ku gicaniro, arinde ibyasezeranijwe, arinde amasezerano, amenye ko wumva gusenga, agabanye amagambo yongera amasengesho. Ndakwinginga Uwiteka kugira ngo amenye kuri Imana ifite ubushobozi bwo gusohoza ibyasezeranijwe. Ndasenze kugira ngo kize indwara, kize indwara zo mu nda, kize umwijima, ibibyimba byo ku mwijima. Nsengeye Francois kugira ngo umukize mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ihesha icyubahiro kuri Francois, kiza ubu burwayi bwo mu nda mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginga Uwiteka kugira ngo wiheshereze icyubahiro ku baja n'abagaragu bawe barwaje. Ejo twarakwinginga ngo ukize kanseri, n'ubu turacyakwinginga. Ejo twarakwinginga ngo wiheshe icyubahiro. Ndakwinginga Mana, wiheshe icyubahiro, wiheshe icyubahiro kuri kanseri yo mu ibere. Ntegetse iyi misonga guhunga. Haleluya. We kanseri, sohoka mu buzima bw'abantu bizeye iri jambo. Ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zinjire mu mitima no mu ntekerezo z'umuntu wizeye iri jambo, arwaje cyangwa arwaye kanseri, arwaye ibibyimba, arwaye hepatite, arwaye indwara yo mu nda. Ikiganza cyawe nikimukoreho mu izina rya Yesu. Ongera kwizera mu bantu bawe. Kandi Uwiteka Imana Nyiringabo, udukundira igihugu, ukirinde iki cyago cyateye, ukirinde Omicron, ukirinde iri shyano ryaguye, kandi ukirinde inzara, kuko imvura igwa nabi, kuko ibihe turi kubona bitutumba. Ariko Mana, wavuze ko abera bawe nibicisha bugufi bagasenga, ubu twaciye bugufi, twiyiriza ubusa, tuzi imbere y'amaso yawe, twihannye, turiyeza kugira ngo tugirire neza, dukirize igihugu. Mana, ndakwinginze udukirize igihugu iki cyorezo. Icyo tumazemo iminsi aho kitugejeje ni henshi. Twakoze ibishoboka byose, twarakingiwe, ibyo ngibyo twari dukwiriye kubikora, tuzakomeza no kubikora, ariko biranadukwiriye ko tukwinginga kugira ngo dushyirire uburinzi ku gihugu. Mana, dushyirire uburinzi ku gihugu ku bw'ubuntu bwawe. Mana, dushyirire uburinzi ku gihugu, kandi ukirinde inzara. Turasenze Uwiteka, dufite ababyeyi batabyara, imiryango yashyingiwe bashaka abana, imyaka irahise, imyaka 5, imyaka 10, 25. Mana, washubije Isaka na Rebeka, usubiza Hana, usubiza Elizabeti na Zekariya. Bihesha icyubahiro kuri aba babyeyi. Reba umubabaro wabo n'amarira yabo y'amanywa n'ijoro, bareba abandi bana bashaka imbuto zibava mu nda. Ndasenze kugira ngo ugire icyo ukora, kandi ubwo ugira icyo ukora wibuke n'abantu bafite amadeni, kuko ubuzima bwabo bwabaye nk'ubw'abesikoro, kandi siko babishakaga. Bashoye bagira ngo bazunguka nk'abandi, biranga. Bashoye bagira ngo ibihe bizaba byiza, koranira bivanga. Rinda abantu bawe inyatsi, hagarika iki cyamunara, abasha bawe ubarinde ku bw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu. Rengera Ivona Mana, nk'uko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Wiheshe icyubahiro kuri we, uhagarike icyamunara, imbabazi zawe zigere ku buzima bwe. Niko sabiye n'abandi bose, niko sabiye abumva, kugira ngo abizere ijambo ryawe. Ubarinde iki cyago, ubarinde iyi nyatsi, ubarinde iyi nyatsi y'icyamunara mu izina rya Yesu. Uca inzira, watanga akazi. Hari abafashe amadeni bakora, bahagarikwa mu kazi. Mana, tabara. Hari ukuntu wabigenza, hari ikintu wakora bakabona imikorere, wabasubiza mu kazi. Mana, ndasenze kugira ngo usubize abantu mu kazi kubw'ubuntu bwawe no kubw'imbabazi zawe. Wabaremera kandi nabyo urabishoboye. Umva gusenga dusengera imbere y'amaso yawe. Kandi Uwiteka, twasabiye itorero kugira ngo abasubiye inyuma bagarure, abajyanweho iminyago bagarure, abasubiye mu byaha bahozemo bongeye kwivuruguta,
basubira mu businzi, basubira mu busambanyi, bari barabiretse, barananirwa, ariko twarasenze ngo ijwi ryawe ribagarure. N'ubu ndakwinginze kugira ngo bagarure, kandi insengero zigikinze zujuje ibisabwa zikingure, babone aho babarirwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kuri Imana yumva, ndagushimiye ko unyumvise n'uyu munsi. Icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimira mwene data ukomeje kubana natwe no kudukurikira muri ibihe byo gusenga. Imana iguhe umugisha. Wari kumwe na Evangeliste Kabenga Bernard. Ushobora kudukurikira ukoresheje WhatsApp 0788 4555184, tukaguha link ugafatanya natwe gusenga. Ushobora kandi kudukurikira kuri YouTube buri munsi, ugakora subscribe, ibiganiro byose by'iminsi 40 ukajya ubyakira. Ntituri abahanga, ntituri abaprofessional mu bya YouTube. Intego dufite ni ukugira ngo abantu biyumvemo, bakire uyu muhamagaro wo gusenga. Twarasenze n'abandi barasenze, ariko ndakubwiye ngo n'ubu turacyasenga, n'abandi muzasenga, n'abazavuka bazasenga, kugeza igihe umwami Yesu azazira ibi byose akabihindura kuba bishya. Dutangirana twaravuze ngo ibihe dusenga Uwiteka bizahoraho. Imana iguhe umugisha, ukomeze kugira umugoroba mwiza, na hejo, amen.